Hello guys, ndabashuje mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha y'Imana, Imana yacu irinda kandi Imana ikora, Imana irakora. Imana yacu iravuga kandi Imana yacu irasubiza. Ngo Imana irinda ijambo ryayo kandi ikarinda na nyiraryo. Iyo utahuye no gupirata akaguhanurira ibitari byo, ariko humura Imana iriho. Ntuhangayike ngo Imana ntikuzi. Abantu benshi bakunda kuganira nabo bakambwira ati ibi byose Imana iriho, ngo ntabwo ibintu bigeragezo biba byarambayeho, ariko Imana iriho. Ujye wihangana nk'uriya mugaragu Yobu ajya yigisha abantu, ariko hari ahandi hantu nkunda gusoma nawe uzahasome, harimo wenda iryawe mu Maganya ibice 3 umurongo wa 31 kugeza kuri 32, ukahasoma 32 ukawusoma ukawurangiza. Ngo kuko Imana itazareka umuntu iteka, izageraho bwite, izageraho imugirire ibambe. Aho hantu nawe uzahasome wumva ukuntu Imana itazigera ibabaza umuntu iteka. Rero ndabashuhuje cyane, mbifuriza amahoro y'Imana abari hirya no hino mu bihugu bitandukanye bumva ikinyarwanda kose. Imana igikomeze kubarindiraho, abo yaguye bakagera mu bindi bihugu, ariko mujye mwibuka abo mwagiye musiga inyuma, muvuga ati ariko Mana nabo barengere, nabo bagira icyo bageraho. Nimba urya hari utarya, nimba usinzira hari udasinzira, kubera ibibazo n'ibigeragezo ahura nabyo, duhuye n'uburwayi tubona nabwo. Rero hano hari igiti bita umuhoko. Umuhoko ni umuti ukomeye uvura indwara nyinshi z'amayobera. Indwara dukunda kuvuga aha ngaha kuri Bikora Bite Iwacu. Nimba ari ubwa mbere udusuye, kanda subscribe ujye ukurikira n'ibindi biganiro. Hari ibiganiro byinshi twagiye tugira kandi byubaka abantu, kandi bikabakomeza, bikabamo n'imiti twakivuza igihe twatewe n'imbaraga mbi z'abadayimoni, n'imbaraga mbi z'abarozi, n'imbaraga z'abagizi ba nabi badashaka kugira aho tuva ngo tugere aho tugera. Uyu muhoko rero ubona imbere yacu uvura indwara zimwe ziba zigaragara n'indwara zitagaragara. Zirwara izi ndwara z'imyuka mibi, n'izi ndwara z'uburozi, n'izi ndwara bapima kwa muganga zikaboneka, ariko zino bapima kwa muganga bakazivura ntabwo ari ngombwa cyane ko kubivugaho. Ariko igihe bakubuzemo indwara, koresha uyu muti. Icya mbere, kurikira videwo igitangira paka irangiye. Iyi videwo rero ureba, iyo bakuroze hari ukuntu ushobora kunyarukira ahantu mu gasantere cyangwa ahantu ku muturanyi, ukanywayo agashira cyangwa ukaryayo ibyo biryo, ukaribwa mu nda ibiryo cyane, ukaribwa cyane, ukavuga ko bakuroze. Ese wamenya gute ko umuntu bakuroze? Ngiye kukwigisha uburyo butatu bukwereka ko umuntu bamuroze, nawe ubisobanukirwe. Icya mbere uko bikora, ufata ikibabi cy'umuhoko, ibibabi 3 cyangwa 4, ukabivuguta. Wamara kubivuguta, ugafata akandi kababi ugakamuraho wa mukamuro wabyo, wa mushongi wabyo, warangiza ugaciraho. Iyo umaze guciraho, hazaho urufuro, ucira urufuro n'urufuro ruzaho kuri bya bintu waciriyeho. Noneho iyo umaze guciraho bikivanga n'uyu muti, hazaho utuntu tw'udufuro hejuru twinshi. Utwo dufuro rero iyo wamaze guciraho, noneho tukagenda duturagurika nyine, tukagenda tuvaho, hagasigaraho nk'ibintu ubona bimeze nk'amazi. Icyo gihe ntago uba wararozwe. Ariko iyo uciyeho ukabona utwo tuntu tw'udufuro turimo, kandi ukabona birimo birareduka, ujye umenya ko bakuvangiye rwose. Ubu ni uburyo bwa mbere wakisuzumisha uburozi nk'ubwo ngubwo bakuroze.
Ubundi buryo ushobora kwipima ko bakuroze, ushobora gufata amajyani menshi, ayo majyani warangiza ukagira gute ukayanywa, iyo uyarutse ujye umenya ko bakuvangiye pe, nubwo ni uburyo bwa kabiri wakisuzuma ko bakuroze. Ubundi buryo bwa gatatu ushobora gufata amakara ukayakoroga warangiza ukayanywa, iyo uyarutse ujye umenya ko ubwo buzima naho bakuvangiye. Dukomeze rero kwigira ibimera tw'iby'iwacu, dukomeje kwiga ku iki kintu kijyanye n'umuhoko. Umuhoko rero hari abantu benshi bakunda kuwukoresha mu kuwunywa, ariko birabujijwe ku mugore utwite kunywa umuhoko, ntabwo ari byiza kuko inda ishobora kuvamo bitewe n'uyu muhoko. Umuhoko urakaze kandi kuwuvuguta gutya warangiza ukanawuta ugahita uwunywa ntabwo ari byiza, kuko bishobora kwangiza ibintu bijyanye n'imyijima cyangwa ibintu bijyanye n'ibihaha. Ahubwo uko ugomba kuwukoresha, ushobora iyo wamenye ko bakuroze ufata ikirogora. Ikirogora murakizi, warangiza ugashaka n'amababi 5 cyangwa 10 y'umuhoko, wamara kubona 10 y'umuhoko ugashaka n'icyo bita inyabarasanya, warangiza ukabisekura. Ushobora no kubikaranga, wamara kubikaranga bikuma ukajya ukoresha agafu gakeya mu buryo bwo kwivura ubwo burozi. Ikindi cya kabiri, ushobora gufata uyu muhoko n'icyatsi bita icyanya, imasisi muri Congo nakibonyeyo no mu Rwanda, ariko nakibonyeyo ahantu bakunda kwinaza zino mbuto, zino ndabo, nacyo nakibonye icyanya. Warangiza nacyo ukajya ugikoresha ukongeramo ikibabi cy'umuko cyangwa umuzi w'umuko. Aho ngaho ni ku bantu badatwite, kuko iyo utwite iyo miti ntabwo uba wemerewe kuyinywa, nyine ishobora gutuma inda yavamo kandi ntabwo ari byiza. Tugomba gusigasira ubuzima bwacu turimo dushaka ejo hacu heza, ni gute twahubaka. Noneho ushobora guhura n'umuntu wari wigendeye nk'ahantu muturanye cyangwa aba mu rugo, umuntu akaza yumva ibintu akaza avugishwa cyane, avuga ati munshakaho iki, natewe, mwambabariye, gutya akavugishwa ibintu byinshi cyane, ubona yatewe n'imyuka mibi. Ako kanya uhita unyaruka ugahita ushaka kino kibabi cy'umuhoko, ugahita ushaka umuravumba, ugahita ufata umushyiguro ntawe utawuzi. Warangiza gufata umushyiguro ugahita ugenda ukabisekura vuba, wamara kubisekura vuba ugahita ubimukarabya cyangwa ukamusiga. Kunywaho rero ntabwo ari ngombwa kunywaho cyane, ushobora gufata nk'ibitonyanga bibiri byonyine cyangwa 3 ugashyira ku rurimi rwe, bigahita bigira gute, bigabanyuka. Niyo ubikoze gutyo, uwo muzimu umurimo ashobora no kuvuga, ariko uwo muzimu umurimo wamufashe ashobora kuvuga mundeke ingero runaka gutya no gutya, mundeke gutya, ugasanga uwo muzimu atangiye kujya amuvugiramo. Ibyo ngibyo bimushize rero, ushobora gusanga uwo muntu wawe ari kugenda agabanyuka n'iyo mizimu. Ibyo ngibyo utayibonye, ushobora gufata uyu muhoko ugahita ushaka icyo bita kinuka, wamara gufata kinuka ugahita ushaka umwisheke cyangwa kirukana abazimu, umusenda bazimu, ukabisekurana. Wamara kubisekurana nabyo ukabimusiga cyangwa ukabimukarabya. Iyo roho mbi yamuteye, imyuka mibi y'abadayimoni yamuteye, byaba ari ibitegano, byaba ari byo bamuhuhereye, byaba ari ihembe bagize gute bamuhuhereye, yarimo ihembe twongeramo icyo bita ikurahembe. Ariko ibyo byose iyo myuka iragenda ikajya igira gute, igabanyuka. Ikindi umuntu atewe n'iyo myuka mibi, ushobora gufata amababi y'ikawa murayibona, ukongeramo igicumucumu
imiti iriho igicumucumu, warangiza ukabimusiga, bya myuka mibi, ya roho mbi yamuteye, yaba dayimoni bamuteye, baragenda bakajya gute, bakajya bagabanyuka. Abantu bari hanze muri Uganda nakibonyeyo igiti cyo bita umuguruka, ariko umuguruka wagurukiye mu giti cya avoka, ariko umuguruka mutoya udafite amababi manini. Iyi kino ku bantu bakunda kurwara ikizungera cyane n'igicuri, baba n'ibikubita hasi biramupango, igiti cyabaye cy'umuguruka ariko cyagurukiwe mu giti cya avoka. Icyo giti nicyo gikunda kuvura bari abantu bakunda kwikubita hasi. Uko ubigenza rero, ufata kariya kantu bita amahwera nabigishije inyuma gatoya, ukabisekurana n'uyu muhoko n'uwo muguruka. Igiti cyagurukiye mu kindi ariko mu giti cya avoka atari mu kindi giti, warangiza ukabisekurana neza, ukabisekura witonze, cyangwa ukabyanikira aho ngaho ugakuramo agafu. Wamara gukuramo agafu akajya anywa nko mu cyayi cyangwa mu gikoma, n'undi akajya wisiga. Cya gicuri cyangwa kwikubita hasi biramupango bigenda gute, bigenda bigabanyuka, ugasanga umuntu wawe nimba yikubitaga nka 2 mu cyumweru cyangwa 3 cyangwa 4, bigenda gute, bigenda bigabanyuka. Mu Rwanda akenshi ntabwo dukunda kubona iyo miti, akenshi nkunda kuyibona natembere muri ibyo bihugu. Tanzania nakibonyeyo, muri Uganda nakibonyeyo, mu Burundi niho ntari nagera ngo ndebe ko icyo kintu nacyo kibayo. Mwige imiti iriho. Tugarutse ku muhoko rero, hari abantu bakunda kuroga ubuhuherano bwo mu maso, ugasanga ari kwishimagura, ari kubyimbagatana cyane. Uramenye gufata umuhoko wite usiga uwo muntu wabyimbagatanye muri ubwo buryo, ntago ari byiza kuko bikamurya. Nk'urugero, wari wabona nk'umuntu inzoka yaciriye uburyo abyimbirwa amaso, akabyimbirwa umubiri wose, ubwo buhuherano nabwo buriho. Ugasanga umuntu yazindutse kare cyangwa mu gitondo cyangwa ahantu nimugoroba, ahise abyimbirwa muri ubwo buryo, ukagira ngo ni inzoka yamurumye. Ntabwo ari byiza gufata uyu muhoko ngo uhite uwumusiga, kuko akabyimbirwa cyane. Ntabwo ari byiza gufata uyu muhoko ngo uwumusige umubiri wose, ahubwo ni gute wamufasha uwo muntu. Hari imiti ntabwo mwakunda kuyibona ariko iraboneka, icyo bita irindagiza, akatsi bita irindagiza, kuko urumva icya mbere baba bamanje kumwica mu mutwe, warangiza ukagasya n'umunyagasozi akajya ashorezaho. Ikindi ushobora wibuza umunyagasozi, ushobora gushaka umuzibaziba ugashorezaho gake cyane, no kumusiga. Ibyo bigenda bigabanyuka, ukabona umuntu wawe arimo aragenda akira. Rero hariho abantu bakunda kugira inka bakarwaza icyo bita imitezi y'inka. Ese umutezi w'inka wawuvura gute ukoresheje kino kimera? Uragenda ugashaka amababi y'igihondohondo, mara kubona amababi y'igihondohondo ugafata n'ay'umuhoko. Wamara kubona ay'umuhoko ushobora kongeramo umushishiro, wamara kubona umushishiro ukabisekura, ariko ushobora no kongeramo igikoba ukajya nko ku murinzi, igiti bita umurinzi aba ari cyo muko, ugashishuraho ukabisekurana, ukajya wuhira iyo nka. Ivura iyo mitezi y'inka iba yatewe n'ikindi kimasa cyangwa n'ubundi buryo bunyuranye bitewe n'uburwayi yaba ifite. Ariko iyo ihaka ntabwo ari byiza kwihereza iyo miti, kuko ishobora kuramburura, ntabwo aba ari sawa kuwukoresha uwo muti. Rero akandi kamaro k'umuhoko, umuhoko nkunda kuwuvugaho cyane mu buryo abantu ushobora nk'umucuraguzi kuza iwawe buri munsi,
akaza iwawe buri munsi acuragura, uragenda ugafata uyu muzi w'umuhoko, umuzi wo hagati cyangwa umuzi uturuka nk'iburasirazuba cyangwa iburengerazuba cyangwa amajyepfo amajyaruguru, ugakuraho umuzi umwe, warangiza ugafata na wa muzi wa mahwera ukongeramo umufatangwe, warangiza ukabishyira nko mu icupa, wamara kubishyira mu icupa ugafata ya mazi nababwiye hagati nko muri rake runaka, rake Kivu, rake Mazi, rake Tanganyika, mbese aho uherereye hose ari rake amazi yo hagati ukabishyiramo, ukabitaba aho uwo mucuraguzi ashobora kunyura cyangwa uwo murozi, ukavuga ati guhera uyu munsi wa murozi nugera mu rugo rwanjye ngiwe nzakumve. Iyo aje uhita ubyumva ko urugo rwawe rwatewe, hajemo iki? Umucuraguzi cyangwa hajemo umuntu mubi. Niyo hajemo n'umuntu uje nko kwiba muri urwo rugo, nawe muhitamo mwumva. Na ba bandi bateze ibintu hejuru y'inzu mukaryama mugahwera mukagira gute, nabyo ntabwo bishobora kugira gute kubazaho. Rero kino giti kivura indwara nyinshi cyane pe, ariko muri makeya nabahitiyemo ibi ngibi. Nubishaka twazakomeza n'ibindi bice, ariko reka tugabanyirize aha ngaha. Ufite ikibazo nomero zanjye ziriho, mpamagara kugira ngo twigane ibimera kandi turebe ko ejo twazabaho kubera Imana yacu igena. Ari ubwa mbere rero wakanda subscribe, ugakora share abandi, ugafasha mugenzi wawe, kandi nshimira abantu mugeze mukora, abantu bambwira ati courage, abantu bambwira ati komerezaho, n'abandi bari inyuma nabo turashimiye kandi ndabashoje cyane. Imana ibarinde, ibagure muri byose, nibyo nkora mbabwira. Aho uri hose, uko uri kose, Imana iragukunda. Ciao, murakoze cyane, Imana ibarinde.